iyo umunyarwanda aho ari hose mu mujyi mu cyaro aho ari hose mu gitondo abyuka mu burenganzira bwe ashakisha uko abaho akora ibishobora kumutunga nta nkomyi nta kintu umunyarwanda atabyuka avuga ngo abapolisi barampiga ab'umutekano barampiga abayobozi b'ibanze barampiga cyangwa ndahigirwa icyo ndicyo ndahigirwa uko nsa barampiga kubera icyo nemera. Iyo umunyarwanda avuka azi ngo icyo bamushakira cyaba ikindi cy'icyaha yakoze ariko ntabwo bashobora kumushakira icyo yemera cyangwa icyo ari cyo. Ndemeza ko nta munyarwanda ugifite iyo mpungenge ubyuka mu gitondo avuga ati ntabwo nzi ko uyu munsi ndi burenze baranyica. Perezida Paul Kagame ibyo yakoze mu Rwanda mu gihe cy'imyaka 27 ni byinshi cyane kandi byinshi cyane rwose. Rero ntibyakorohera kubigaruka twifashishije ingero z'ibikorwa byihariye kandi by'agatangaza yagize bigafasha u Rwanda kugera kuri ibi byose muri uru rugendo rwo kwiteza imbere no kwiyubaka rutari rworoshye, kuko byose ni wagiye ku ruhembe rw'imbere ayobora u Rwanda muri urwo rugamba rutari rworoshye. Niba uyu mwana ashobora kubaho akababarira aba bamwishe, ninde mu Rwanda hano utatinyuka ngo ahagarara avuga ati twakoze ishyano rwose mutubabarire? Kubera iki batabikora? Niba twarabwiye abana bamariwe imiryango bafite imbunda, twabwira tuti ntimwihorere ntimwice abantu barabica ariko mubyirinde, bakabyemera. Erega iyo batabyemera ubu ngubu tuba tuvuga indi nkuru. Rero mu gice cya 8 ku biganiro by'uruhererekane ku buzima bwa Perezida Paul Kagame mu buryo bwihariye tugiye kugaruka ku bikorwa byihariye byahinduye u Rwanda igihugu gitangaje, ku buryo u Rwanda rwabaye igihugu cyihariye mu isi bikayobera benshi. Mu kugitegura nifashishije za raporo zitandukanye zagarutse ku Rwanda nibura kuva mu mwaka 2000. Iki kirasa na hari igice cyuzuza ikiganiro cy'igice cya 7 twagarutse kuri Perezida Paul Kagame nuko yayoboye urugendo rwo kubaka u Rwanda kuva mu mwaka w'1994 kugeza uyu munsi. Iyi ni Intsinzi TV. Wabategura iki kiganiro ni Bizimana Christian, naho njye wagitunganyije amajwi nkabanje no kukibagezaho ni Twirike Safari. Mbahaye ikaze. Ariko sha uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga. Reba nk'umwanya uba umaze muri telefone. Mwese muvuga mufite ayahe makuru da? Reka mbabwire, ntimufite internet, nimusure Intsinzi TV, musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu, mwungura ubumenyi. Ntimuhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho. Intsinzi TV, isoko y'inkuru zicukumbuye zica impuha. Igiye kubwira abantu bo muri Australia ngo uri umututsi ntabwo bakumva icyo uvuga icyo ari cyo. Ugiye kubwira abajapani ngo uri umuhutu babona ko wasaze ntabwo bumva icyo uvuga. Ubabwira ko uri umunyarwanda na passport uzanye iriho u Rwanda. Ibikorwa biza ku mwanya wa mbere byihariye byahinduye u Rwanda mu buryo bw'agatangaza ni ibikorwa byahariye kugarura no kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda, kwigisha Abanyarwanda kongera kuba umuntu umwe nyuma y'ibihe byari bikomeye bya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ntabwo byari ikintu cyoroshye rwose, kuko kubwira umuntu wari umaze kubura byose yari afite, ubuze umuryango, ubuze abavandimwe, ubuze ibyo yari atunze, ngo bashe kubana n'uwari umaze kumumarira abantu cyangwa se abava mu muryango w'uwamuhemukiye. Iki kizamini nticyari cyoroshye ku Rwanda. Ibikorwa byo gukangurira no kwigisha Abanyarwanda kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge byari byihariye ukwabyo, kuko kuva Jenoside yakorewe Abatutsi yahagarikwa, kwigisha Abanyarwanda kuba umuntu umwe byafashe umwanya munini cyane rwose muri politiki y'u Rwanda yose, ndetse n'inarwo rutirigongo rwa politiki yose y'u Rwanda. Gukangurira Abanyarwanda ko umwe biri hose mu Rwanda, kuva mu kirangantego cya Repubulika y'u Rwanda
aho mu magambo arimo atangirira ku bumwe, gukunda igihugu ndetse n'umurimo. Mu ndirimbo y'igihugu higanjemo amagambo akomeye akangurira abanyarwanda kongera kwibuka ko ari bamwe kuva ku bakurambere babo. Ibyo byongeyeho n'ibindi bikorwa bitandukanye biriho gushyiraho komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge. Ubu hagezweho minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda. Uretse izi nzego kandi hanabayeho umuryango w'abari n'ababaye muri guverinoma n'abafasha babo, nawo witiriwe ubumwe bw'abanyarwanda wa Unity Club Ntwararumuri. Uyu nawo ni umuryango washimangiye ibikorwa byo kwigisha abanyarwanda kwimakaza ubumwe bwabo. Rero nta washidikanya ko igikorwa gikomeye kuruta ibindi byakozwe na Perezida Paul Kagame ari ukwibutsa abanyarwanda ko ari bamwe, ko bagomba kubana bagatekereza guteza imbere u Rwanda rwabo bakoreye hamwe, ndetse yanakuyeho byose byatandukanyaga abanyarwanda bibagaragariza nk'atari bamwe. Kandi yarabishoboye kuko ubu kuba buri munyarwanda bikugeza kuri byose wifuza, kuko uburenganzira bw'abanyarwanda burangana. Kubanisha abanyarwanda mu gihugu cyari kimaze gukorwamo jenoside n'igitego gihambaye Perezida Paul Kagame yatsinze, ndetse sirumirwa kuko nta numwe wigeze abyiyumvisha ko byagera ku rwego nk'urwo. Ndetse kuri iyi ngingo imbere cyane ya Nelson Mandela ufatwaga nk'urugero rw'ubumwe n'ubwiyunge mu isi, kuko uko byagenze mu Rwanda rwa Perezida Paul Kagame bikubye inshuro nyinshi uko byagenze muri Afurika y'Epfo ya Nelson Mandela. Ukubanisha abanyarwanda no kubibutsa ko ari bamwe byahinduye u Rwanda cyane, ndetse biba umusingi ukomeye wa byose rwagezeho nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi. Rero ibi biza ku mwanya wa mbere imbere y'ibindi byose mu byagize u Rwanda igihugu kiri cy'uyu munsi. Igikorwa cya kabiri cyihariye cyatumye u Rwanda ruba urwihariye mu isi n'inkiko gacaca. Uburyo gakondo bwakoreshwaga n'abakurambere mu gutanga ubutabera bwa gacaca bwongeye kugarurwa mu Rwanda kugira ngo hakemuke ikibazo cyari gikomeye cyo gutanga ubutabera ku bashinjwaga uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, ndetse n'abayirokotse bari batarahabwa ubutabera. Impamvu gutanga ubutabera byari bigoranye muri jenoside yakorewe Abatutsi, leta y'abajenosideri yakanguriye abaturage kwishora mu gutsemba Abatutsi, ngo ubwo ari benshi ntawe uzabakurikirana bose. Rero ibi byatumye abashinjwaga uruhare muri jenoside baba benshi, ku buryo nyuma y'aho jenoside ihagarikiwe n'ingabo zahoze ari za RP Inkotanyi, byari ikizamini gikomeye kuri leta y'ubumwe gutanga ubutabera kuri iyi ngingo, kuko ukurikije uko ubundi imanza zisanzwe zigenda mu mategeko asanzwe, bisa naho bitari gushoboka kugira ngo abo bantu bagezwe imbere y'ubutabera, kuko hafi ya bose bari gupfa bagitegereje ko bazahabwa ubutabera. Rero mu bunararibonye bwa Perezida Paul Kagame nabo bari bafatanyije kuyobora u Rwanda, nibwo hafashwe umwanzuro wo gutangiza gacaca, maze Perezida Paul Kagame azitangiza tariki ya 24 z'ukwezi kwa gatandatu hari mu mwaka w'2004, maze mu myaka yakurikiyeho kugeza mu mwaka w'2012 inkiko gacaca zikemura ikibazo cy'ingutu cy'uburyo abagize uruhare muri jenoside bari kubona ubutabera, ndetse n'uburyo abarokotse bagombaga guhabwa ubutabera ku babahemukiye. Inkiko gacaca ni kimwe mu bikorwa bihambaye kandi by'agatangaza byatumye u Rwanda rugera ku yindi ntera mu isi, kuko senshi hari harabaye ikibazo nk'iki cyari mu Rwanda, ariko Perezida Kagame ari imbere y'abandi bose yabashije kwivana imbere y'iki kibazo cyagaragariraga buri wese ko kitari cyoroshye. Kandi kuko rwose inkiko gacaca zakemuye ibibazo byari bijyanye n'ubutabera ku byaha bya jenoside, kandi ibi byakozwe mu buryo budahenze aho byakozwe n'abanyarwanda ubwabo. Iyo uganira n'abanyamahanga ubwabo ntibajya biyumvisha ibi bintu. Rimwe hari wigeze kubaza umunyarwanda tubufinda abanyarwanda mwabuvanye he, nawe aramusubiza ati tubuvana mu muco gakondo kwishakamo ibisubizo nk'abanyarwanda b'abanyafurika. Ubutabera bwifashishije inkiko gacaca ni ikindi gitego byakugura ko wasanga ahandi hantu ku isi, ugira umwihariko w'abanyarwanda gusa. Ese icyo gihe nabura nsoreze nawe, icyo gihe ko wari umubonye ari inshuti yawe, iyo umushyira ahantu noneho ejo akazarenza umunsi, ubwo amagambo nayo mbega nta n'ikindi nongera kuvuga. Igikorwa cya gatatu cyihariye kandi cy'agatangaza n'ubwisungane mu kwivuza, cyangwa se mituelle de santé. Mu isi yose kwivuza no kubungabunga ubuzima biri mu bintu bihenda cyane, ku buryo hari umunyarwanda utaragera muri ibyo bihugu ushobora kubimusobanurira ngo abyumve, ku buryo hari n'abantu babura amafaranga yo kujya kwisuzumisha ibi bisanzwe ngo abwire muganga uko yimva nibura namuhumurize. Mu Rwanda rwari rumaze kubamo jenoside, abantu bari bafite ibikomere bitandukanye haba mu buryo bw'ihungabana cyangwa se ibikomere bitandukanye byo ku mubiri, ndetse kandi n'indwara zidakira, kandi nk'ahantu habaye intambara ibyorezo byari hose. Rero mu bushobozi bwa Perezida Paul Kagame kubohora u Rwanda byagombaga no gufasha abanyarwanda kubona serivisi z'ubuvuzi mu buryo bwihuse kandi bugera kuri wese. Rero ubwisungane mu kwivuza cyangwa se mituelle de santé yahise igirwa gahunda ya leta, maze abaturage bose bagenerwa umusanzu batanga, maze urwaye wese akajya kwa muganga agafashwa kwivuza mu buryo bworoshye cyane kandi butamuvunnye. Mu Rwanda nta n'umwe utakubwira ibyiza bya mituelle de santé mu gihe cyose imaze. Gushyiraho ubwisungane mu kwivuza nabyo byihariye ukwabyo, kuko iki ni igitego Perezida Paul Kagame yatsinze cyanafashije abanyarwanda kugira ubuzima bwiza. Ku mwanya wa kane w'ibintu bihambaye kandi byihariye byagize u Rwanda igihugu cy'igitangaza ni gahunda ya Gira inka Munyarwanda. Iki gikorwa cya Gira inka Munyarwanda ni igikorwa cyatangijwe na Perezida Paul Kagame ubwo mu mwaka w'2006 mu bikorwa karahabutaka byo koroza abanyarwanda kugira ngo bagire inka. Ubundi mbere y'ibi byose inka mu muco w'abanyarwanda ni ikimenyetso cya byinshi by'umwihariko ubukungu. Mu Rwanda ikintu umuntu yaguha kikaruta ibindi byose mu ishusho y'agatangaza bisa naho ari inka. Ni umuco kuva mu myaka ya kera cyane.
rero mu guteza imbere ubukungu bw'abanyarwanda ndetse no guca ikibazo cy'imibereho mibi ubwe Perezida Paul Kagame yoroje abanyarwanda. Uyu munsi hari abantu borojwe nk'imwe ubu zikaba zarabyaye bakoroza abandi, ahasigaye basigara biteza imbere bageraho ubu bafite amashyo. Gira inka ubu hari abantu yafashije kunywa amata bacika burundu ku mibereho mibi yaterwaga n'imirire mibi. Gahunda ya Gira inka yihariye ukwayo, ku buryo mu Rwanda umudugudu kundi wasanga benshi bayivuga imyato. Iki gikorwa nacyo cyihariye ukwacyo, ku buryo gifatwa mu ishusho ihambaye igaragaza ibikorwa byihariye byakozwe na Perezida Paul Kagame mu rugendo rutavugwa rwo kubaka u Rwanda. Ku mwanya wa 5 haraza igikorwa cya Rwanda Day. Abanyarwanda bavandimwe, rubyiruko, ariko cyane cyane n'inshuti z'u Rwanda ziri hano, ari izo mu Budage, ari n'izaturutse ahandi mu bindi bihugu. Nagira ngo mbabwire ko nishimye kuba naje kubonana namwe no kugira ngo tuganire. Rwanda Day ni igikorwa cyihariye gihuza Perezida wa Repubulika n'Abanyarwanda baba mu bihugu byo mu mahanga bahuriye muri diaspora. Ubundi mbere y'ibindi byose Leta y'u Rwanda yakoze ibishoboka byose ihuriza hamwe Abanyarwanda bose bari mu mahanga, yubaka diaspora ikomeye. Birangiye noneho hashyirwaho umwanya wabo nibura rimwe mu mwaka, aho Perezida wa Repubulika ahura n'Abanyarwanda bo muri diaspora akaganira nabo, akabakangurira gushora imari mu Rwanda, agakemura ibibazo by'abatuye hanze ariko bafite mu Rwanda. Usanga ahanini byiganjemo iby'imitungo n'ahandi hatandukanye. Perezida Paul Kagame ubwo yabikoze inshuro zitabarika maze agenda imihanda yose y'isi, ahura n'Abanyarwanda bahatuye kuva New York, Boston, Atlanta, Toronto, Paris, Brussels, Londres, Bonn n'ahandi henshi hatandukanye. Ahangaha mu rugwiro rudashira Abanyarwanda bakiranaga Perezida Paul Kagame, nawe akabafasha byose bamugezaho, akabakumbuza u Rwanda, akanabakangurira gukora ibishoboka byose rugatera imbere, kandi akabibutsa ko ikiruta ibindi byose u Rwanda rukeneye ari ukumenya ko ubumwe bw'Abanyarwanda ari cyo kiruta ibindi byose. Ibi byashyize Perezida Paul Kagame ku mwanya w'imbere cyane, ahinduka umuperezida wita ku baturage be kurusha abandi baperezida mu isi, kuko uretse no kwita ku baturage batuye hanze, hari n'igihe n'abo mu gihugu imbere baba batazi uko babayeho, bakaba batanabasura na rimwe. Rero kuri Perezida Paul Kagame si uko. Uretse ibikorwa bya Rwanda Day, mu gihugu imbere Perezida Paul Kagame ahura n'abaturage akumva ibibazo byabo ndetse akanibutsa abayobozi b'inzego z'ibanze kugumya gukora inshingano zabo uko bikwiye. Ikibazo ntago cyakemutse, icyo yankemuriye n'icyo kubona aho ndyama, none naho yarahanyatse ambwira yuko ari ingurane y'imitungo y'iwacu. Meya wangu abijamate meya ngo ndamaje ari hano. Akoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, uyu mudamu Clarisse ndamuzi. Uyu mudamu yari afite ibibazo by'imitungo mu murenge wa Kagarama iwabo. Iyo mitungo yabo yari yaratanzwe muri za 2003, ahantu hagenda hatuzwa abantu mu buryo butandukanye. Icyo twakoze atangwa na leta. Icyo twakoze ishingiye kuki? Ishingiye ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika muri gahunda yo gutuza abantu mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi, mbere y'umwaka wa 2005 mu kwezi kwa 9 itegeko ryavuga ko ubutaka ari ubwa leta, akiba afite n'inshingano zo gutuza abaturage. Uyu rero Clarisse nawe iwabo hatanzwe muri ubwo buryo, atugezaho ikibazo nk'uko bivuze mu mwaka wa 2009. Icyo nakoze nuko ntabwo byumva neza, leta yahatanga hafite ba nyiraho, yarahatanze. Ku mwanya wa 6 haza ibikorwa byo guharanira uburinganire bw'abagabo n'abagore mu rwabo. Umugore wakennye akenesha umugabo, umugore wakize akiza umugabo. Kuko nta society igira umugore gusa, nta nigira umugabo gusa, ibagira bombi. Ukureshya ko abagabo n'abagore kuri Perezida Paul Kagame ni ikintu yumva gikwiye cyane rwose, kandi nibyo. Rimwe aganira na François Soudan, yamubwiye ko yaza kuba umugore aba yararwaniye uburenganzira bwe nk'uko yarwaniye kubohora igihugu cye, cyangwa se ngo rwose iyo batangiza ibikorwa byo guharanira uburenganzira bwabo yari kuba umuterankunga wabo ukomeye. Ubundi mu Rwanda rwa mbere y'1994 umugore yafatwaga nk'aho ari umwe mu mitungo y'umugabo, umwana w'umukobwa ntagire uburenganzira bwo kuba yazungura umubyeyi we cyangwa se ngo ahabwe umurage.
mu muryango nyarwanda abagore bafatwaga nk'abadashoboye ku buryo hari imirimo yafatwaga nk'iy'abagabo gusa. Mu rugo abagabo bafataga imyanzuro bonyine nk'aho abagore badahari, yewe ukanasanga abagore bagezweho n'ingaruka z'amakosa y'abagabo babo, nyamara nta ruhare babigizemo. Abagore bahorwaga kubyara kandi ugasanga ari amakosa y'abagabo, barahohoterwaga bitavugwa. Ibi kuri Perezida Paul Kagame cyari ikintu cyo kutihanganira rwose, kuko mu kubohora u Rwanda n'abagore bagombaga kurenganurwa bakareshya n'abagabo imbere y'amategeko, bakanahabwa amahirwe angana muri byose. Muri uru rugendo leta y'u Rwanda yashyize amategeko arengera abagore ndetse hanashyirwaho imyanya yihariye ku bagore mu nzego za leta zose. Ubu birazwi neza ko 30% mu myanya y'inzego za leta igomba kuba irimo abagore. Ibyo ni ihame birazwi kuva mu nteko ishinga amategeko ndetse no muri guverinoma, iyo mibare irubahirizwa. Abana b'abakobwa bahawe uburenganzira bwo kuzungura ababyeyi ndetse banakangurirwa kwitabira imirimo mbere batajyaga bakora. Uyu munsi dufite abubatsi, abatekinisiye mu by'amashanyarazi, abashoferi b'abagore. Nyamara mu myaka ya kera iyi mirimo yafatwaga nk'iy'abagabo gusa, hagira n'umugore uyikora bigafatwa nk'ishyano. Ibi rero byaturutse ku kuba abana b'abakobwa barakanguriwe kwiga amasomo yagaragaraga nk'akomeye ajyanye na siyanse n'ikoranabuhanga. Uretse ibyo, uyu munsi muri bizinesi hari abagore batangije za bizinesi zabo, ni abakirekazi bitavugwa, ku buryo bafite ubushobozi bwo kwikemurira ibibazo byabo ku giti cyabo nta mugabo bitabaje. Politiki yo guteza imbere abagore nayo ni kimwe mu bihambaye byatumye u Rwanda ruba igihugu benshi batangarira mu isi, hashingiwe ku buryo kivanye mu bibazo byari bikigose. Kuko abagore ni abanyabushobozi buhambaye iyo bageze ku guhangana n'ibibazo, rero iyo bahaye uburenganzira n'umwanya bagakora ibyo bashoboye nta kabuza umusaruro uragaragara. Ku mwanya wa 7 mu bikorwa byashyize u Rwanda ku rwego rudasanzwe hari umuganda. Ushobora kuvuga umuganda ukumva ari ikintu gisanzwe, ariko rwose umuganda wa nyuma wa buri kwezi mu Rwanda ni kimwe mu bikorwa bihambaye kandi by'agatangaza byatumye u Rwanda ruhinduka igihugu cyihariye cyane, kuko ibikorwa byagiye bikorwa mu Rwanda biciye muri iki gikorwa cyiswe umuganda. Mu myaka kimaze kiriho bifite agaciro k'amamiliyari y'amadolari y'abanyamerika atagira ingano. Rero mu bushishozi bwa Perezida Paul Kagame n'abandi bari bamuri iruhande mu nshingano zikomeye zo kuyobora u Rwanda, babonye neza ko rimwe mu kwezi muri weekend ya nyuma abantu batagiye mu mirimo yabo maze bose bahuriye hamwe bakagira icyo bakora cyagira akamaro gakomeye, kandi byagaragaye ko nta kwibeshya na gutoya babishyizemo. Mu buryo ntagereranywa umuganda wagize uruhare rw'agatangaza mu kurema u Rwanda, aho n'ibihugu by'amahanga byabonye ko umuganda ari igitangaza mu buryo budasanzwe. Mu buryo bwihariye ibi birazwi ko byagize uruhare rukomeye mu kuba u Rwanda rugeze ahangaha ubu ngubu. Ku mwanya wa 8 hari ukwegereza ubuyobozi abaturage. Iyi gahunda yo kwegereza abayobozi abaturage ni ikintu kwiyumvisha uko cyazamuye u Rwanda bidashobokera bose, ariko abakuru barabizi neza ko kera wasangaga abantu bajya gukemura ibibazo byabo muri komini cyangwa kwaka serivisi bigasaba kujya kuri za ministeri zibishinzwe. Ariko kimwe mu bintu byafashije u Rwanda ni ukwegereza abaturage za serivisi ndetse bakazigeraho mu buryo bworoshye. Perezida Paul Kagame yashyize imbaraga muri iyi gahunda, ari naho ubwo amanuka akajya mu biturage gusura abaturage akaganira nabo. Ku mwanya wa 9 hari itorero ry'igihugu. Kongera gutangiza itorero ry'igihugu kwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame mu mwaka wa 2007 kuko ryahozeho kera, byatumye abanyarwanda bongera gusubiza amaso inyuma, maze bongera kubakira ku muco w'abakurambere babo wo gushingira ku bumwe bwabo ndetse no kwishakamo ibisubizo. Rero nta washidikanya ibikorwa byo gutoza abanyarwanda byagize uruhare rukomeye cyane mu kongera kwibutsa abanyarwanda by'umwihariko urubyiruko ko kuva kera abanyarwanda barangwa n'ubutwari, ubumwe, gukunda igihugu ndetse n'umurimo. Rero mu buryo bwumvikana nta wakwirengagiza uruhare rw'itorero mu gutera imbere ku Rwanda. Ku mwanya wa 10 w'ibikorwa byashyize u Rwanda kugera ku rwego ruriho uyu munsi haza diplomasi yihariye ya Perezida Paul Kagame. Iyi ni ingingo hari saba kuyisesengura, ariko mu bintu by'agatangaza Perezida Paul Kagame yakoze mu Rwanda ni ugutsura umubano n'ibindi bihugu kandi byinshi ku isi, ndetse bikaba byaranabaye isoko ya bimwe mu bikorwa by'agatangaza bishinze ku butaka bw'u Rwanda mu buryo bwihariye biciye mu bufatanye n'ibindi bihugu. U Rwanda rwagiye rubona inkunga itandukanye yatumye uyu munsi hari ibikorwa remezo byatumye abanyarwanda babona imirimo, abandi yewe banabonye za buruse zitandukanye bajya kwiga muri ibyo bihugu ku buryo bworoshye. Muri diplomasi nk'ingi u Rwanda rwabashije gukurikirana abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu isi yose kugira ngo bagezwe imbere y'ubutabera. Ibya diplomasi y'agatangaza y'u Rwanda n'ibindi bihugu ushatse wayirebera ku bategetsi basuye u Rwanda bakaza ahangaha i Kigali. Aha wahera ku baperezida ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bill Clinton na George W. Bush, perezida w'Ubushinwa Xi Jinping, minisitiri w'intebe w'Ubuhinde Narendra Modi, minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu, ndetse n'abandi bategetsi benshi b'ikirenga bagiye baza mu Rwanda nyamara badapfa kujya n'ahandi hose mu isi, harimo nka Emir wa Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, nawe yaje ahangaha mu Rwanda.
u Rwanda kandi rwashinze za ambasade mu bihugu byinshi byo mu isi ndetse rugira ababihagarariye hose mu isi, ndetse ibyo bihugu nabyo bishinga za ambasade mu Rwanda ndetse binashyiraho ababihagarariye mu Rwanda. Kandi si ibyo byonyine, imibanire y'u Rwanda yarenze gukorana n'ibindi bihugu, ahubwo rukorana n'ibigo bihambaye mu isi nka Banki y'Isi, Ikigo cy'Imari FMI ndetse na Banki Nyafurika Itsura Amajyambere BAD, ndetse biciye muri diplomasi ihambaye ya Perezida Paul Kagame. Bimwe muri ibi bigo byanayobowe n'Abanyarwanda. Ndatekereza ko Isawiweka Donald Kaberuka wayoboye Banki Itsura Amajyambere ya Afurika BAD, ndetse na Madame Louise Mushikiwabo uyobora umuryango uhuza ibihugu bivuga Igifaransa OIF. Ku mwanya wa 11 w'ibikorwa byatumye u Rwanda rwivana mu bibazo rugahagarara rwemye. Haza noneho uburyo u Rwanda rworohereje ishoramari kuri buri wese, by'umwihariko abanyamahanga bashaka gushora imari yabo mu Rwanda, ku buryo ibigo bikomeye ndetse n'abaherwe ku giti cyabo baje gushora imari yabo mu Rwanda. Noneho rero ibyo kuborohereza byakwiyongeraho umutekano uhambaye uri mu Rwanda, bikaba nk'ingobyi n'ubusitani kuri bo gukora bizinesi zabo. Wavuga abantu nka Bill Gates ndetse n'abandi baherwe batandukanye bakunda gusura u Rwanda, harimo cya cyamamare cy'umushinwa Jack Ma wamenyekanye mu isi yose mu mbwirwaruhame ze z'agatangaza nk'ufasha abandi mu kubatera imbaraga zo gukora ibyihariye, motivational speakers. U Rwanda mu buryo nk'ubwo kandi rwakiriye abashoramari benshi bavuye imihanda yose y'isi, maze bashora imari yabo mu bukerarugendo bubaka za hoteli z'agatangaza, ndetse ubu rwose bageze mu bushorishori bwo gukomera kwabo kuri iyi ngingo, kuko ubu mu Rwanda hari za hoteli ziri ku rwego rwo hejuru zinaza imbere cyane muri Afurika, mu mikino n'imyidagaduro, mu bucuruzi, mu buhinzi, mu bworozi, mu ikoranabuhanga hose abashoramari baragenda biyongera, kandi mu buryo budashidikanywa uretse guteza imbere u Rwanda mu buryo bwo kwinjiza amafaranga, banafasha Abanyarwanda kubona akazi. Rero ibi byose wakongera za diri z'agatangaza zakozwe mu kiswe Visit Rwanda mu makipe nka Arsenal na Paris Saint-Germain, bikaba ingingo ihita ihinduka yihariye cyane, ku buryo nabyo yateje u Rwanda imbere mu buryo bukomeye. Ni gake cyane mu isi wasanga umuturage usanzwe avugana na Perezida wa Repubulika kuri telefone, ariko ahangaha kenshi Perezida Kagame yabikoze inshuro zitabarika muri uyu mushyikirano. Kuri ibi byose mvuze wongeyeho ubushobozi bwa Perezida Paul Kagame mu kuyobora asa n'uwavukanye bwo kumenya kuyobora abo bari kumwe no kubagenzura, ndetse no gukurikirana ko bakora inshingano zabo neza uko bikwiye. Byose byagejeje u Rwanda ku kigero cy'akataraboneka cyatumye mu myaka 27 yonyine Jenoside yakorewe Abatutsi ihagaritswe, ari igihugu ibindi byigiraho. Nyamara mbere y'iyo myaka yose buri wese yararusekaga ruha inkwenene. Ibyo nabyo kubigiraho byasabye kwishyura ikiguzi cy'agatangaza cyo gukora ubutaruhuka kuri benshi. Ibi byose uko nabirondoye rero n'ibindi byinshi ntagarutseho mu buryo bwihariye byakozwe birangajwe imbere na Perezida Paul Kagame, ku buryo ubwe n'ubu yabigaruka ahubwo agaragaza ko yumva yakabaye akora ibiruta ibi ngibi. Ibi byose narondoye ni zimwe mu ngero z'ibyo Perezida Paul Kagame yihariyeho, ku buryo benshi bikibagora kwiyumvisha uko yabikoze. Ariko igisubizo kimwe kinihariye kandi yakigarutseho ejo bundi tariki 29 z'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka wa 2021, ubwo yaganiraga n'abashoramari bari bavuye muri Zimbabwe bari basuye u Rwanda, ababwira ko impamvu ibi byose u Rwanda rwabigezeho ari uko nta yandi mahitamo rwari rufite uretse kwirwanaho rukabaho mu bibazo rwari rufite, kuko nta n'undi wari witeguye kurufasha. Rero ubwarwo n'Abanyarwanda barwo bagombaga kubyikorera ubwabo. Uko kwishakamo ibisubizo nibyo byagejeje u Rwanda ahangaha. Paul Kagame ubwe rero amaze kuyobora igisirikare cya RP Inkotanyi mu rugamba ruhambaye no guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi, yahise anayobora noneho Abanyarwanda mu rugendo rurerure kandi rukomeye rwarimo ibisitaza byinshi, ndetse n'ibibazo uruhuri byabonwaga na benshi, kuko kubyikura imbere byari bigoye. Ariko yifashishije politiki zihambaye zashyizweho mu buryo bwihariye, yabashije gushyira u Rwanda ku rundi rwego. Uyu munsi u Rwanda ni igihugu cyishimiwe n'abagituye, ndetse mu isi yose benshi bakurira Paul Kagame ingofero, bati rwose uyu mugabo ni agatangaza yewe ntanasanzwe. Bati murabona uburyo yafashe igihugu cyari kimeze nk'ingarani akagihindura igitangaza mu isi, buri wese akabona ko gifite ahazaza heza kandi hakomeye. Bati yihariye ukwe rwose. Rimwe umuntu umwe amaze kubona urugendo u Rwanda rwaciyemo nk'uko narugarutseho mu bice bibiri by'uruhererekane ruvuga ku buzima bwihariye bwa Perezida Paul Kagame bw'igice cya 7 ndetse n'icya 8, yarambwiye ati Paul Kagame niwe muntu ku isi wakoze ibikomeye kurusha abandi. Ati sinumva ukuntu yahanganye no kubaka igihugu cyari kimeze gitya mu gihe hari n'umuntu wananiwe no gutunganya icyumba araramo. Ati rwose Kagame ni umugabo ibihe n'amateka ndetse n'Abanyarwanda bazahora bashimira. Ni umuyobozi ukunda abaturage be bihambaye, ni umubyeyi ukunda abana be cyane, ni Imana yamuhaye u Rwanda. Nanjye ku magambo y'uyu muntu niho nsoreje ikiganiro cyihariye cyagarutse kuri politiki zashinzwe na Perezida Paul Kagame zikageza u Rwanda ku bikorwa byihariye byafashije u Rwanda kuba rwaravuye ahantu buri wese yabonaga ko ari habi, rukagera ku kigero buri wese abona ko ari igihugu gifite ejo hazaza heza. Iki kiganiro rero mu kugitegura nifashishije cyane raporo za leta y'u Rwanda ndetse n'iz'ibigo mpuzamahanga nka FMI ndetse na Banki y'Isi zagarutse ku Rwanda nibura kuva mu mwaka wa 2000. Rero mwe mwese mwadukurikiye muri iki kiganiro turabashimira, hazige naho ubutaha mu bindi biganiro byacu. Nanone kandi nagira ngo mbibutse ko iki kiganiro mwagiteguriwe na Bizimana Christian, naho njye wakibagejejeho nitwa Eric Safari. Mwakoze cyane, Imana ibarinde, cyane Imana ibarinde, cyane Imana ibarinde.